Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Joseph, imico n'imiterere ikunda kuranga abafite iri zina rya Joseph. Nsaba abakunzi bacu gukora like ku biganiro tubaha n'abashyashya kuri iyi channel, aho muri hose mu bice byo hirya no hino, yuko mwakora subscribe mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye, kandi munatwandikire muri comment mudusharinge ibitekerezo byanyu. Joseph ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo. Joseph risobanura Jehova yogere cyangwa yagure. Iri ni izina rizwi cyane mu mateka ya Bibiliya. Joseph mwene Yakobo wagurishijwe mu Misiri azwi na benshi, kandi na Joseph wari umugabo wa Mariya nyina wa Yesu, cyangwa se nyina wa Yesu, bitewe na Bible abantu baba bafite, abanditsemo Yesu cyangwa se Yesu, ariko byose ni kimwe. Joseph rero uzasanga ari umugabo cyangwa se ari umusore ugira amarangamutima kandi usabana n'abantu. Joseph yanga gukora ibintu igice, iyo yemeje ashyirwa ari uko akirangiye. Yiyumvamo ubutwari ndetse n'imbaraga zatuma abera isi intangarugero, cyangwa umuntu wagira icyo akora ngo ahindure ibintu. Joseph rero usanga ari umunyamugisha, ari inyenyeri y'abandi, ndetse rimwe na rimwe aba ari umuvumbuzi arangwa n'ibitekerezo byubaka. Ikindi kandi akaba ari umunyamurava. Joseph nk'uko twabibonye agira impano yo kuyobora, ahanini akamenya no gukemura ibibazo, kandi akaba ari umuntu utajya uhangayikishwa n'uko atarangije ibyo yatangiye, ahubwo ashobora no kubiharira abandi. Akorana umurava mu kazi ke, ndetse aba ari na wa muntu wiyizerera mu mategeko. Joseph rero uzasanga nyine agira defo yo kuba ari wa muntu utihangana, arahubuka rimwe na rimwe, kandi hari igihe yima ibintu agaciro kandi bigakwiye. Arakara vuba kandi akaba yavuga amagambo adakwiriye, akaza kuyicuza nyuma. Ibintu rero bishobora kumutera ubwoba rimwe na rimwe, ashobora kwiyumvamo kuba ari umuntu uciriritse kandi utagize icyo yakwigezaho igihe ari kumwe n'abantu bamurusha guhirwa. Ntajya atinya gutangira ikintu gishya iyo igitekerezo kimujemo, ahubwo agerageza uko bikunze. Iyo akiri umwana, Joseph akunda kwigunga no kumva abandi bana bamurusha impano, ku buryo aba akeneye ko ababyeyi bamutera imbaraga. Joseph iyo akiri umwana kandi aba akunda imikino ngororamubiri. Joseph akunda abantu, guhura nabo no kugira ibyo akorana nabo, ndetse no kubahuza. Akunda ubwigenge no kwisanzura, akunda guhora yiyungura ubumenyi no kumenya ibintu
abandi batazi. Mu rukundo rero uzasanga Joseph ntajya ajarajara kandi yishimira ubuzima bwo mu muryango ayoboye. Arumvikana mu rukundo ariko nanone agira amategeko akarishye ku mukunzi we. Ariyemera ariko nanone azi kwita ku bo bakundana, agakora uko ashoboye ngo ntagire icyo amuburana. Rero hano tuzasanga Joseph hari imirimo aba yiyumvamo y'uko yakora, n'ifite aho ihuriye n'ubucuruzi cyangwa se icungamutungo, gukora ibijyanye n'umutekano, ubujyanama ndetse n'ubugeni. Mwakoze rero, ni ubwo busobanuro twababoneye buranga abafite izina rya Joseph. Nizera yuko hari ibyo mwungukiyemo bituma mushobora kumenya uko mwitwara ku bakunzi banyu bafite iryo zina, ku bavandimwe bafite iryo zina, no ku nshuti zifite iryo zina. N'abamama batwite nkaba nizera ko bagenda barushaho kumenya amazina meza bagenda bita ababebe babo bakurikije ibyo bakunda, kuko ubushakashatsi buvuga ko ahanini izina aba ari iry'umuntu, umuntu agira imico n'imiterere bimusobanuye ugendeye ku mazina ye. Mwakoze rero kubana natwe, amahoro y'Imana abane namwe. Bye.